Hello Rwanda, hi Kigali. This is Teacher Moses again. I welcome all of you in today's episode, Expectation versus Reality Talk. Nkuko nk'ibisanzwe ni episode ya kabiri. Uyu munsi rero urabona ko so special. Ndi kumwe ahangaha n'umunyeshuri turahuye, ndabatereka nawe tuganire tumusanze ku ishuri aho yiga, reka atangira twibwira. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Bakwitande? Amazina ni Diane Irakoze. Diane Irakoze, wiga mu kangahe? Niga mu wa gatandatu. Mu wa gatandatu wigira iki Diane? Niga uburezi, social studies education. Ubwo ni ukwigisha ibintu bigendanye n'iki ubwo ngubwo? Ibintu byerekeranye n'imibanire myiza n'abantu. Asante sana Diane. Tuguha ikaze mu kiganiro cyacu bita Expectation versus Reality Talk. Muri kino kiganiro twakira abantu bagiye batandukanye bafite ibyo bakora, ubwo n'umunyeshuri kamwe ubwo ni ku kazi kawe, sibyo se? Ni ko kazi kanje. Ubwo rero mu kino kiganiro usangiza abantu bakurikira Teacher Moses TV ibintu bitatu abantu batekereza ku kazi kawe, cyangwa ubwo nk'uko uri umunyeshuri ubwo uratubwira ibintu bitatu abantu batekereza ku banyeshuri, by'umwihariko abanyeshuri biga mu bigo bya boarding schools, biga nyine badataha babamo. Ibintu bitatu, noneho nyuma uraza kutubwira ibindi bintu bitatu by'ukuri, ukuri kw'akazi kanyu cyangwa kw'amasomo yawe ya buri munsi. Diane, sinzi niba uri kubyumva neza. Ndimo nabyumva cyane. Ikintu cya mbere abantu batekereza cyane nk'abantu twiga muri boarding, batekereza ko umuntu wiga boarding aba nta kintu akora, ari umuntu uraho utagize ikintu akora, utavunika. Ikindi cya kabiri batekereza ko ikintu cyose umuntu ashatse atakibona, ahamagaye nk'ababyeyi cyangwa undi muntu umufasha mu mibereho ya buri munsi akamufasha kukibona ako kanya bitamugoye. Ikindi kintu atekereza ko kubona amanota ari ibintu byoroshye kuko aba ahora yiga buri munsi, nta kandi kazi afite. Atekerezaga ko nyine ibintu byose agomba kubikora neza. Okay, urakoze cyane. Ubwo ibyo ni byo abandi bantu batiga especially muri boarding schools baba batekereza ku munyeshuri wiga mu kigo abamo. None se Diane, nukuye kuri ushaka gusangiza umuntu wese ukurikiye ni Teacher Moses TV ku masomo yawe ya buri munsi cyangwa se ku kazi kawe ka buri munsi kuva mu gitondo kugeza nimugoroba? Ukuri guhari nk'umunyeshuri wiga boarding, bavuga ko twe tuba turi ku ishuri twicariye, ariko siko biri. Nk'urugero batubyutsa isaha y'isa 10, saa 10 kuko ubyutsa z'ijoro nijoro, aba ari nijoro. Urabyuka ukajya muri etide, biba bisaba gukora cyane, biba bisaba kwigomwa ukajya muri etide ukiga. Ubu mukaryama nka ryari? Turyama saa 3. Ubwo turyama saa 3, bisaba rero gukora cyane kugira ngo ubashe kubona icyo waje kureba. Ubu cyo ni icyambere. Ukundi kuri ubwo wadusangiza ni mukuru. Ukundi kuri kubona amanota biragoye. Bavuga ko umuntu wiga boarding agomba kubona amanota menshi, agomba gutsinda. Ariko siko biri. Kuko utize cyane, utakoze cyane, witanga ujye muri etide, ukore etide, ntabwo ibyo bintu wabigeraho. Ubwo muri rusange ntabwo ari ahantu ugenda ngo uyore amanota. Ku ishuri ntabwo ari ahantu ugenda ngo wiyicarire, ntabwo ari ukwicara ngo ugende uratuje, ahubwo bigusaba gukora cyane no kwigomwa. Ubwo iki ni icya kabiri. Noneho ubwo icya nyuma twasorezaho ni nk'ikihe ubwo ngubwo cya gatatu? Ikintu twasorezaho, ushobora gutya bavuga ngo guhamagara ababyeyi ugahita ubona amafaranga cyangwa n'umuntu ukurera, ntabwo ariko biri. Kuko hari nk'igihe uhamagara mu rugo iwanyu bakakubwira ko bakennye, badafite amafaranga. Ubwo rero ibyo ntabwo bituma ubona ibintu byawe nk'uko ubishaka. Niba hari ikintu washakaga wahamagara umubyeyi akakubwira ngo nta mafaranga afite, arakennye, urumva ko rero uko abantu babitekereza ntabwo ariko biri rwose. Ntabwo ariko biri. Turagushimiye cyane Diane kuba ubashije kuganira natwe. Ubwo n'undi muntu wese urukurikiye ni Teacher Moses TV abashije kumva expectation na reality ku buzima bw'umunyeshuri uba muri boarding school. Reka tugushimire, tugusabe kujya muri comment section urangiza utwandikiremo akazi tuzagukorera ubutaha. Reka tugushimire Diane. Sawa, amasomo meza kandi courage.